vuga biravuga ngo umugisha Imana itanga uzana ubukire kandi ubwo bukire namahoro yongeramo kandi ikindi nindi dusoma Bibiliya turatanga ingero nta muntu wakoreye Imana agakorwe n'isoni nawe uhari ngo nabaki nawe udatinya Imana ngo Salongo yagize nawe arayitinya none se ubona yigana ibitangaza Yesu yakoze ukagira ngo usikatinya ibyo yakoraga ko nta cyararema kiwese nuko adafite ubwo bushobozi nuko nyine ikaze mwese mudahwema kutwereka ko turi kumwe kandi mugakurikira ibiganiro bya Fiesta TV. Nitwa Didas, turirimbe nkuko bisanzwe ndi kumwe n'umuvandimwe hano. Abenshi muri mwebwe mushobora kuba mumuzi kuko ni umuvugabutumwa nanjye nemera, ufite ijambo ry'Imana, ufite ibihumuriza abantu. Tubahe ikaze. Murakoze cyane Didas. Imana igumugisha. Twishimiye kuba mutuyiriye icyizere. Imana na David ngwene yigeze kuvuga ngo nagira gute w'Imana yimikisha. Urumva ni David wavuze icyo gihe Sawuli yaramaze kugwa imbere ya David. David abona yamugeraho ubasha ariko se ntatinyukane. Birashoboka ko umubifite ubushobozi ariko se umuntu Imana yimikisha amavuta namuhangara gute. Yezo mva ko rero ntabwo ari ngiye kugira ikizere, Imana kugira ikizere. Hanyuma nifuje ko tuganira ku ngingo iri kugenda ivugwa cyane mu bantu. Arawugera ugasanga bamwe bari kuvuga bati ntago umuntu wagiye gusenga cyane ntabwo ashobora gukira. Abandi bakavuga bati iyo umuntu yasenze cyane akagera hagasubizwa ntabwo asubira gushima cyangwa gusenga. Ahita ahugira mu kazi cyane kuko ngo iyo ugiye gusenga cyane nanone byica akazi. Ngiye mfite content muri iyi minsi ivuga ngo ntabwo twakira tukanakizwa. Sinzi umuntu abantu bari kubivuga imikiro atandukanye. Hari imikiro atandukanye, sinzi umukiro bari kuvuga niba ari umukiro wo kugira amazu kuko hari imikiro birivuga. Hari imikiro birivuga, hari ubukire bwa mbere no kugira umutima ufite amahoro. Buriya iyo ufite umutima ufite amahoro icyo ufite cyose uburuta umukiro ufite kuba mu nzu urugero ya chambrette icyumba kimwe na salo ukaba urusha ubukire umuntu ufite etage igeretse nka 50 kuko ayirima ariko na amahoro ariko uri muri yanzu ufite amahoro. Rero ubwo bukire turaza kureba ubukire bari kuvuga ubwo ari ubwo no ubukire bwo kunyurwa. Hari n'ubukire rero bwo kugwiza imitungo. Umuntu abivuzeho ngira ngo nago yatekereje n'icyo birivuga. Biravuga ngo umugisha Imana itanga uzana ubukire kandi ubwo bukire namahoro yongeramo kandi ikindi nindi dusoma Bibiliya turatanga ingero nta muntu wakoreye Imana agakorwe n'isoni nawe uhari arahari bamunyereke muri Bibiliya byibura ntabamuhimba ukura hese niba namuhimba turajya mu byanditswe turebe gusa batangira baciye bugufi abantu bakanabavugaho bati uyu muntu se amaherezo ye nayahe wabona yambaye igikweto gicitse ati bizagenda bite ariko nayikurikiye ngo imwangaze. Bivuga ngo umuntu ashobora kuba yakira kandi agakizwa ukuri kw'Imana. Ndi kuvuga buno bukiri tubona ku isi ubu bukiri ukuri kw'Imana yo mu ijuru ndabyemera. Birashoboka ko umuntu yakira akanakizwa. Hagati y'uyu muntu ufite ubu butunzi n'uyu muntu utarawugeraho ninde ushobora kubona amahirwe menshi yo kuba yakurikira Imana gukizwa? Ikibazo kubaje kirakomeye ndetse nicyo kiri kugonga abantu benshi muri iyi minsi. Iyo umuntu ataragira icyo afata yatagira icyo gishikira nyine cy'ubwo bukire akenshi ubona afite ishyaka ryo gukora Imana cyane. Yirukanka saa 3 niba bagera mu rusengero saa 3 akaba yagezeyo, bagera saa 4 akaba yagezeyo, nijoro araba yagiye mu butaye aba yagiye
mu buvumo aba yinjiyemo, mu mazi aba yagiye, ariko iyo amaze kugira vewitiye cyangwa amaze kugira za barabasi za barabasi usanga nta gihe akibona cyo gusenga. Ariko sanga iyi ari defo yo kutarinda umugisha. Kutarinda umugisha rero iyo utawurinda uribwa. Ako reka tugaruke ku ijambo Yesu yavuze ngo biragoye ko umutunzi azinjira mu bwami bw'ijuru. Nicyo turi kuvugaho. Impamvu yavuze ko bigoye nuko yarazi neza ko iyo bufite batera kwibagirwa Imana. Inabigara bisara yabavuga ngo nimara kurya mu gahaga nimuzibagirwe. Uzi ko ufite gusanga nabone abantu turi gukurikirana bafite aho maze kugera nabo batangiye bisengera nubwo tutazi aho basengeraga. Ariko buri ubinjiriye haraho bajyaga bagapfuka. Perezida yerutse kubivuga ati nubona wagiye mu rusengero buri munsi ukaba utambonyeyo ntugire ngo njye sinsenga. Nawe arasenga buriya wenda nuko umusaza amwegera hari ukuntu abajya abana n'Imana akavuga ati Imana ibi byose ni wowe. Rero buriya nabone turi kubona bamaze kubingagara ukuntu hari aho babanje banyuze buriya hari ukuntu bajyaga bambaza Imana kandi noneho ngubwire nabo tubona ngo nabapfumu ngo nabaki nawe udatinya Imana ngo Salongo ngo yagize nawe arayitinya. None se ubona yigana ibitangaza Yesu yakoze ukagira ngo usikatinya ibyo yakoraga ko nta cyararema kiwese nuko adafite ubwo bushobozi. Nuko nyine iyo udafite ubushobozi utinya ubufite, ariko iyo udafite ubushobozi utinya ukurusha ubushobozi. Ubwo yageze ikirenge mu cya Yesu. Reka mbivuge gutyo gake wenda byose wakwira ngo bitwigishe. Ariko mpamya ko nta muntu n'uyu n'umwe nicyo turiho, nta muntu n'uyu n'umwe ugira ahantu agera atarasenze. Rero abantu bavuga abantu bakira akibagirwa ko yigeze gukena agasenga. Ni nko kubona ni nka kwa kundi uvura umuntu ijisho hanyuma akari kureba nabi ukaba waramugiriye neza agata kwihenuraho. Mbega ni nko kwaka Imana ngo Mana muzampa imodoka yayiguha ugatangira kwitwa ko ushaka kandi umuhanda ni uwayo yego uzayiparika nahayo yego nahuza yego na esasi uzayishyiramo ni yayo. Birabanga ibiri mu isi byose n'ibyo Uwiteka ugasanga wihenuye kuba biguhaye. Ahubwo Mana utumye ninjira mu bintu bikomeye. Abantu bose bazi ko ari ikintu bafite Imana yabahaye bajye kuyishimira kuko bajye bagira umunsi nibura bagira umunsi byibura bavuga ati dushingiye ku byo yatugejejeho turagushimiye kuko bizatuma ibongerera umugisha urimo amahoro. Kuko dedasi nagushimira ijambo niyo byanze iye kubuze icya kintu cyawe wibwira ko ufite kivamo amahoro, wamugisha iwukuramo amahoro, kandi umugisha utarimo amahoro uba ari ibibazo. kimwe nuko yabyisubiza. Mbese nabuzi bagiye mbese ari nawe duhura nkavuga ni Imana yanjye nk'uyu muntu koko ko yagenderaga muri nuza atazi amaguru icyo bivuga genza umuntu nakareka ndeke kugira ariko hari ni umuminisitiri mu burezi mu buzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uriya yavuze ko we buri wa gatatu agomba kuba ari mu rusengero. Urakoze cyane. Ni umukatolike muri bya bintu twita niba turi y'amateraniro mu gitondo. Yego. Mbere yuko ajya mu kazi abanza kuyaca. Urumva uyamenye ibanga. Ubundi Bibiri ivuga umunyabwenge uwo ari we. Umunyabwenge ni umuntu ubaha Imana. Umunyabwenge ni umuntu ukunda Imana. Umunyabwenge ni umuntu utinya Imana. Uwo muntu niba afata umunsi ari minisitiri akajya mu rusengero kwa gatatu niyo yapfa. Imana izabona umuntu yahaye umugisha akajya kwivumbura akigira ukuntu. Wowe ugiye gusenga Imana urugero natise wagiraga. Yego nta kote wagiraga. Irakwambitse gukubise ibyo uhinduranya buri munsi. Wisijya kubyimba muri boate. Kugira ngo werekana ko yabonye. None se reka nkuba. Sibyo. Turi imbere za kamera. Uyu munsi hano bose bavuga ati rero umuntu w'Imana agenda kuremeye. Akira iyi nzu ya miliyoni 100. Shingiye gukorera Imana ni ukuri pe iyi nzu izahesha Imana icyubahiro. Ugasanga ejo nayigize lodge
nakubise bibi ni wakwicuza nayigusabye ubona ndi umuntu w'Imana mise nyibyaza umusaruro cyangwa ndi kwicuzamo ibiyobyabwenge ukuntu ateriko mana uyu muntu ko nayimuhaye mbona ari umuntu wawe nzi ko byibura azajya yakiramo n'ifubye cyangwa aganiriza abantu akagaburamo n'agacumbikiramo abantu none ahise ashyiramo ibikorwa bibi Imana igiye ibabara rero ihaye umuntu umugisha nawe urindishe kuyubaha nawe urindishe kuyikunda igiye ibabara niba nta mugisha n'umwe nta mugisha uko ungana kose Imana yaduhaye wo gutuma twibagirwa Imana ikindi rwose nawe umuntu usenga arakira kandi mbikubwira sibyo twicaye ariko hari n'abasenga tuhora bameze ukuntu gute ese ubukiro bameze ukuntu ubukire tuvuga ku isi no kuba ufite aho uba ufite amafaranga ufite kuri banki hari reka nkubwire Paul yigeze yavuga ijambo rikomeye yaravuze ngo badufata nk'abatariho ariko turiho badufata nk'abakene ariko dutsingishije benshi wibaza uburyo wa muntu udafite n'inkweto nyine nimbivuga abantu bazanera amabuye ahanga bazavuga ngo bishoboka bite ariko hari umukene udafite na rugabire utungisha abantu benshi niba usengera igihugu yego kandi ntamenyekane none se dufata nk'abatamenyekana ariko turi birangire Imana iguhuje urabugana n'umuntu rwo nokora inzanagaruka uburiya kuganira n'umuntu ufite ibinazi birafasha cyane badufata nk'abatariho ariko turi birangirire ntabwo kuba dusenga Imana abantu babona tutarambara neza cyangwa babona umuntu ugahora mu nzira ko batariko uyu muntu arasata ariko ubu nkubajije wenda uwo muntu twahoraga kera nka 2014 2015 aravuga ati wapiye n'inzererezi byaranze yego tugenda twafashe kamambi twashyizemo imigozi tutazi ibyo ari byo uyu munsi wa none hari ijambo nyambwira abantu Dawidi yaravuze ngo nabaho sindabona umuntu w'Imana yishwa n'iki cyangwa urubyaro rwe rugire gute rusabirize birashoboka ko umuntu yanyura mu butayu ariko ntago buhoraho hari igihe Imana idirema Kanani ikindi mufite guhura uyu munsi none upfa kuri mukuri yego upfa kuri mukuri kwikorera mukuri udashyizemo amanyanga kuko n'igihe umuntu yiremera ubucocero hari igihe umuntu yiremera igisubizo kitarema Imana ubwira kimuzanira ubukene kikamuzanira ubukene urugero hari igihe umuntu avuga ati ariko ndabona narasenze Imana byaratinze ko mbonye akazi ko kujya mu kabaro wakwigirayo reka mbe ngiye kandi burya nkubwire igisubizo cyiza n'ikibazo kiri hafi nuko ikibazo kiba gihari igisubizo kiri hafi burya abahanga bavuga aya magambo bazi neza kamarira aturanye n'ibyishimo agahinda kose kari kumwe katuranye n'ibyishimo nta n'umuntu mu buzima uzigira ubona nuzubona umuntu yarize cyane uzavuga ati uyu munaseka bizagera kure nina muri umuntu ahora yakubiswe ukabona ari gutambika rugabire ntukamucira imanza ahubwo ujye umuguriza uvuga ati apfa kuba ari gusenga Imana igitabara abantu uzi kandi banze kuducumbikira uyu munsi badusaba imbabazi kaba ati wambabure kaza kansura none se uzi ko uhura n'umuntu ukamureba atari ko uyu muntu ko ahora asenga mu butayu yarayeyo yagiye mu misozi mu mazi yagiyeyo nkaba mbona nta kihinduka none yagiye n'akantu hari ijambo akunda kuvuga ngo ni inzererezi ni abatagira icyo bakora ni abanebwe umunebwe n'udasenga ariko Peter ubutayu bumariye iki umuntu usenga cyangwa se umuntu utagiye mu butayu akajya mu rusengero ahombera hehe naho ariko harabumva ko kujya mu butayu ari byiza wongera umbaze rwose nimubwire ngo ntaho hose biterwa n'umutima ufite ndavuga ngo babandi bavuga bati nje ntaho nzaza mu rusengero cyangwa mu butayu nzasengera mu rugo nta rubanza iyo ni imyumvire ya buri muntu mu butayu undi Bibiliya itwereka ko tujya twakira imbaraga mu rusengero tukajya tugiye gushima ariko ubu byarahindutse unasigaye ajya mu rusengero yuzuye ibyaha reka tubanze tugaruke muri ako kambere uvuze umuntu ajya mu butayu agiye gushaka imbaraga akaza mu rusengero agiye gushima
bivuga ngo kujya gushaka imbaraga nyuma ukaza gushima. Yego. Bivuga ngo ubutayu n'urusengero biraturanye. Yego, murakoze, ubivuze neza. Okay. Ni ibintu wagiye mu butayu yagiye gusaba Imana imbaraga, yagiye kugira ibya asaba imbaraga, agira ibyo anesha cyangwa agira ibyo akora. Yeah. Kuko byakunze yagiye mu rusengero gute itenero ry'abera, yagiye gushima iki? Imana. Bivuga ngo mu rusengero twagakwiye kuzana amashimwe. Ya icyo cyo n'abantu bavuga ijambo ry'Imana bagitindeho. Mu rusengero nta muntu uza iyo ngazane umutima uremerewe, atahana umutima uremerewe, azana umutima aruhukira mu rusengero, niho bashimira. Ariko noneho muri bino bihe byarakaze, usanga noneho mu rusengero harabaye ubutayu, ahubwo mu butayu haba urusengero, ugasanga umuntu yagiye gushimira Imana mu butayu. Yes, ubwo nacyo nari ngiye guhita nkikubazaho, kuko nanjye hari ahantu nagiye muri gobyero ukuntu nawe uracengera. Ndacengera nsanga abantu bari gushima Imana. Noneho tuze kugaruka kuri ya topic yacu, bivuze ngo abantu bashobora gukira bakanakizwa, ahubwo bakabona ibyo bashimisha Imana. Ni ukuri, abantu uko byagenda kose ndabivuga, kandi Bibiliya bigaragaza nk'ukuri. Ufite gukizwa, gusenga, gukizwa ukabana n'Imana ikaguha umugisha, kandi umugisha w'Imana no gukire nyine, nicyo navugaga. Noneho ikintu ukora ni ukurindisha amasengesho wa mugisha wahawe, gahora wubaha Imana, kuko iyo aguhaye yanakongera, kandi wanaguhaye yakunyaga. None ni gute aba bantu b'abakristo tugiye kubaha igitekerezo cy'ukuntu bakire bate kandi bakomeze bakizwe? Cyambere, ubukire bwa mbere nabivuze, kubaha Imana ukagira umutima unyuzwe nuko yakuremye. Uzirinda gutubura, uzirinda kwirukanga ngo wishakire igisubizo cyihuse, uzirinda kwirukanga ngo ufate Imana nk'inyabinyoma. Ubundi hari igihe umuntu asenga agasenga isengesho nkumva ndaryamye, ngo Mana ngo niba uriho mu izina rya Yesu, cyo ngicyo nyumvise mba natokisha ngahita nanirukana. Mana niba uriho, Mana niba uriho, niba ari weho, ngo niba ari ariko wa mugabo, hari ibintu ni nko ukaza mu gihugu kavuga nk'ikintu, hari umuntu uvuga ijambo nkahita nibaza ibintu avuze arabizi cyangwa hari umuntu umucanze. Niba uriho ndashaka kunyiyereka, iyo ubwira urayizi, iriho utariho, iriho unariho. Wavuga bagezeyo baragwiriye. Umva baragwiriye. Uzanyemere tugane ku ijambo rivuga ngo twita uzaheka. Ngo twita uzaheka. Twita uzaheka. Ntukaze kubeshya Imana ngo kuyikora utiyemeje, uko byagenda kose. Uzi gutwita umwana ukaranga ngo nta mugongo. Oya. Ibyo tuzabivugaho. Bibiliya ntabwo itwereka ukuri ko kubwira Imana uko twishakiye, ni ukuyubaha. Iteye ubwoba. Rero yaravuze ngo ni Imana tugomba kwegera duhinda imishyitsi, tudafite kuyimenyera. None uri kuza ngo niba uriho, yaba itariho se uyiremese. Niba uriho nkorera ngo niba uriho ubugira ngo uyereke nyine ko ari ukuntu wayiforsinze. Nutankorera ibi ngiye Imana, nutankorera ibi ngibi. Akubwira umuntu agiye mu giti avuga ati Imana nutansubiza ngiye kugwa, ngiye gusimbuka. Ngiye gusimbuka ngwe hasi. Hari amasengesho ya cyana cyangwa y'ubutesi, ariko hari n'ubutayu ugeramo, ayo masengesho n'uyasenga. Hari nabumvise ngo runaka ngo yasongeye Imana ubugari, ngo nanjye yikanye gusohoka. Nushaka uzagura 100 ubizamukana ubutayu, ushaka n'amamuvero n'abakozi, ubuteye kuzamanuka ipfuye ubusa. Ubwo buri wese kuko hari inzira y'umuntu, hari isengesho ry'umuntu, kandi buriya Imana igira rijasi. Ihera ku ndembe. Ubudidasi izi nyuma y'umwaka ukuntu uzawumeze, ariko nge ntabwo mbizi. None se uriye mu muvandimwe witwa Silas warimbye ngo byahise ni ku murongo, ukabuzanyemo irijanse, Imana irarebera kuri irijanse. We yaravuze ngo nubwo wari rugahogora ntibyayibuza gukurikiza nimero.
yabivuze nyine nk'umuhanzi si umuhanzi umuhanzi yahanze ibye gusa iyo aba wenda yarabisomye nko mu itangiriro yabijyanishe n'ijambo Yesu ubwo yabajyanaga kubagaburira ngo abicaza 50-50 yego ariko yari afite ibibakwira ntawe utashye atariye bose abahereye rimwe bari bashonje buriya impamvu bivuze ko habaho Imana buryo Imana itabara umuntu Imana ifite ireba Didasi uruye ifite kureba jewe wati Peter ni namutabara dore yabuze ayo yishyira mu code biratuma abeshya yareba Didasi akavuga ati nubwo yayabura uyazihangana igaterera kugira ngo kanabariye indembe muko kutizera no kucogora vuga itabeshya umuntu wanjye kuko bw'imbaraga zayo uko zingana yes urakoze cyane bisubyumva kubw'imbaraga zayo uko zingana reka nyifasha kirikare ariko ndabona Didasi wazaninze iminsi 2 agikomeye ntabwo itubona kare hari umuntu Imana yakavuga ati wowe ni nakufata njya nabwira abantu ubona ngo icyura ngabeza cyari jambo bakunda kuvuga natwe tugeze kugira icyo kiganiro hano kuri PTV turi kwibaza ngo koko abagenda nibo beza hagasigara babi nk'uko abantu babivuga nyakada hagenda beza abe bagasigara oya biterwa nuko mwabyivugiye ariko nango none ubwo ashaka kubyinjiramo cyane ibyo mwavuze ariko reka mvuge iki Imana iyibona ndi umunyabugingo nani impamvu yatuma nguma kwiyanduza kandi nani impamvu yakutuma yemera ko neshwa ifite kubona nitanyura uyu mwaka 2023 kandi abantu batinya urupfu bose ndabakomeje nuko wikundiye isi kandi nyuma y'isi hariho ubugingo bugira gute buhoraho kwa mugani ko nta wapfuye wari wagaruka banza guparisa kwabugaruka ujyahe za kwisi sinzi abavana wigeze ngo Yesu ngo nta mpamvu yo kugaruka ngo ibyo ahuri no muri isi ngo birakaze ngo birago naro azagaruka yavuze aho yazaza ari wasenze ejo bundi aravuga ngo banze Imana ngo banze Yesu ko atari yagaruka hari indi misiyo yagiyemo oya ahubwo dore ukuntu yavuze azaza ngazaza n'icyubahiro cye cyakinde uzafite shavuze ko ubwa mbere aza yaje inzara ikamwica iminsi 40 n'amajoro 40 igihe iyo maze 2 nangira kuvuga ngo Imana umenye yanjugunye yego kabiri uzikaza yajyaga kurara ahantu tamukubita hano mu ifuruka ngo ararahariye uzikaza yaburaga hararanga akajya no gucumbika mu mutaye akarara mu ishyamba uzikaza mu isi yemeye kwambara rugabire wowe urambara inkweto uhinduranya zinumanika uburyo icyororo kiriye urakibona ishati arahinduranya ko bishakiye uri n'imbere za kamera uhagarariye societe nyarwanda muri kino gihugu ariko ngo yaraciye bugufi yiyambuye icyubahiro cyase yambara akamero kamwe nk'akumwana w'umuntu ndetse ngo yiyambura n'ubwiza yarafite bivuze ngo sinzi uko nazaza se ntago mbiza ariko ngo azaza yambaye icyubahiro cyiwe hanyuma ngo ifarashi izahagara hejuru mu kirere n'abafite rokete bazarasa n'ababwira iki urukumva kuko ndabizo wasanga ari upfa hari abapfapfa abantu abayitegwa bati naza nzajya kumusuhuza wapi uko byagenda nushaka udafite burende zimeze gute ngazaza n'icyubahiro cye kandi azabifata bishiri byose ngazaza ngo n'abari mu bituro abo bakote yari amakaro n'abashyizeho ari zira beto zizajya zimeneka bazamuke none Peter ni bande bagenewe ubwami bw'Imana ninde wagenewe ijuru ninde muragwa w'ijuru Bibiliya ivuga umuragwa w'ijuru some reka ndeke kujya muri bira cyane Bibiliya Dawidi yigeze yabaza Imana yavuze ngo Mana ninde uzatura ku musozi wera ninde uzaba mu ihema ryawe Imana amubwira ngo nuvuga ukuri uko kuri mu mutima we kabiri utabeshyeshya abandi ururimi rwe gatatu udashyushye inkuru y'umuturanyi we kane utaguriza abantu kubona indamu zirenze urugero arangije Imana amubwira ngo ugenza atyo ntago azanyeganyezwa hanyuma twihuse cyane muri Matayo ni ijambo tumenyereye
Imana yagiye ivuga abahiriwe mu bice 5. Ivuga abahiriwe abari bo, ivuga ubwami bw'ijuru ari ubwabo, hahirwa abagwaneza mu mitima. Ako haraho yageze nangira nkoma yaragukomye. Hahirwa abakene mu mitima yabo. Uzabakene. Ubundi umuntu akene icyo akeneye. Reka asubire umuntu akena icyo ageze gute, icyo akeneye. Niba ukennye ubwami, ari bw'Imana ibona wifuza ijuru, ndigizaguha nyine. Urahiriwe. Kuko ufigira n'inyota ryo kugira gute, byo kurishaka. Ndi kwibaza iyi ntebe izicaramo nde, ko twubaka izo sengero urugero batuye tukakora izo sengero ngo zimere neza. None se ubundi wagize ngo amaturo bakitsengera? Cyane ko nabikekaga kubera ko naragera sindinjiramo imbere wenda ngo menye. Nese nta rusengero bajyamo bari kwitangisha amafaranga yo kubaka urusengero. Ntago baba batura se. Rero ngize ikibazo gikomeye. Bibiliya iravuga ngo basangiraga ibyabo, nta mukene wagaragaraga muri bo, nabivuzeho kare. None turatuye, dushyizeho iry'urusengero, dushyizeho iryo gushima, dushyizeho iryo gufasha, dushyizeho iryo gusura abarwayi, dushyize ajyahe iryo kugura ibikoresho bya muzika, iryo kugura ibikoresho bya muzika. Nakoze ubushakashatsi, ari nako dusorezaho. Nakoze ubushakashatsi nsanga umukristo utitaye ngo ku itorero ryahe niwe ubayeho nabi mu gihugu, niwe ubayeho nabi. Uzi impamvu? Ayo matoro tumaze kuvuga, gushyiraho ko akeneye gutanga mituweli, akeneye kugaburira abana, sometimes akeneye kwishyura inzu, akeneye gutanga ay'umutekano, akeneye gutanga cyo wahevuga ngo abantu bavuga ngo nabakene, ahubwo nabakire. Abantu basenga nabakire bazo amafaranga yose ahubwo bayatakaza mu buryo butandukanye, mu bintu bitandukanye. Uvuze ngo amadini ashobora gukenesha abantu. Nago mbyemereje nakujana gutyo, kuko nago ari bose. Gusa nanone birahari, biriho, naza kubitsinda. Biriho naza kugira abantu neribuye, ariko biteye agahinda. Tubonye ikindi Theogene wabivuzeho, nta rukundo tukigira, ahubwo urukundo rugendera ku byiciro. Yego, kuko hajemo uparitse Landreva imodoka hanze nziza, n'iyinjo niyo Peter nabangiye kubwiriza, niyo yaje atwaye ibipapuro, tavuga ati karibu umenya hari ijambo atuzaniye, hari ijambo afite, je nicare. Abantu bamaze kwimura Imana bimika icyubahiro kindi, kandi ayo mafaranga bakira ari gukora azamura icyoro cyabo, ariko hasi bamaze bagereyo. Hari umukristo utavugira mu rusengero ariko ufite ibyo yavuga. Hari abantu b'Imana bafite impano ziryamye mu rusengero hariya. Ubwami bw'Imana Yesu yaje gushaka n'abaciye bugufi. Ntabwo Yesu yaje kutubwira ngo mwizirikane ubwanyu, yaje kuvata bya bindi ngo tubisangire. Umuntu wese aya maturo dutanga mu rusengero yagakwiye gufasha abandi batishoboye, yagakwiye kubafasha akagira habavana, akabasura mu miryango. Kera habaga ikintu cyo gusura abantu mu ngo, amatoro barangiza gusenga bagasura abantu mu ngo, bakabashyira ibyo kurya. Ariko muri iyi minsi ntabwo bikibaho. Urasanga impamvu abantu babaye batubuzi nanabireba byatewe na hari imbere babanze bareba bari kurera abantu babo bate, bari kurera abo bavuga ubutumwa bate, bari kurera abahanuzi bate. Umuhanuzi azahanura 2 3 4 naburara, atari kumenya iyo manurira nayo idakora bimeze bite, acogore. Bibiliya inyereka Eliya atungwa n'ibikona. Ibi bikona muzika ari ikikona kiguruka gutya, cyangwa n'abantu Imana yateguraga runaka ikaza kavuga noneho ikabarema mu yindi shusho. Niba umuntu abazi wakaburara 2 asengera iwawe 3, warangiza ukitangisha yo ngaya kubaka urusengero, soza kiganiro gende soza Katashimire mwese ngabanye natwe. Rero mbibutse ko ibiganiro byacu bigomba gushingira gukomeza ubugingo bw'abantu, abantu bakava mu by'umubiri ariko bakibuka ko bagomba no gutunga ubugingo. Umubiri ukabyibuha ariko n'ubugingo bukabyibuha. Sinzi na biriya bivuga roho nzima itura mu mubiri muzima. Ikintu cyose igomba
ngomba gusapotinga ikindi ninza kuri kamera nambaye ikote ryiza nariye nzavuga haleluya bikunde ariko none se waterahoresha tutariye erega uzajya no kubwira abantu ngo Imana ikora ibitangaza kubera ko babona ko yabikoreye sibyo nunandeba ubu hari nk'abari kundeba uyu munsi batisha rwose Imana ikura kuri Marine ihagaze hanga yicaye ku gitangaza yakoze igitangaza kukibwira undi muntu birumvikana je wari udafite ubuzima yankoreye ubukwe yanyubakiye urugo ubu nawe usigaye uvuga uti haleluya do imetiri hari ukuntu bazijyaga bazitaka kazamura intoki kazigira gutya nkavuga ati Imana bera bizakunda ariko dore ayimaye yambaye n'umugore mwiza naze mubona rwose n'umugore mwiza rero roho nzimitura mubiri muzima dukorera Imana nayiduha imigisha ariko imigisha duhaye nabwo tuyitwaremo neza tuyirindisha gusenga kandi imigisha izaturuka mu bantu ntago Imana izana naroze iza mumbwa Imana imigisha inyuza mu bantu nufata umuntu neza Imana iguhaye ni umugisha uzabubonye y'Imana imaye umuntu nk'ubuse kumbereye umugisha unumva hari ibintu ugiye kumuzana byo hari ibintu nakiriye bidasanzwe kubera yuko umuntu wese Imana iteguye abazanye igisubizo hari n'umuntu ari kuza yihuruje aje kugukomeretsa ariko ndashimiye Imana ko we waje Imana ikuza amen reka dusoreze ahangaha ndi kumwe n'umuvandimwe Peter no muvuga butumwa rwose Imana yahagurukije kamusiga amavuta reka dusoze dusenga nacyo wakoze Imana kubana natwe ku kino kiganiro twagiranye na mwene data Didasi reka uhumugisha abantu bose bakirebye kandi nawe umuhumugisha ko kwitanga akazi kakomeze ndetse n'abo bakorana bose bahumugisha Imana ibinyamakuru byose akoraho reka bikomeze guhesha icyubahiro izina rye ryawe icyubahiro ushime kubw'uyu munsi watwemereye kuduhuza n'ubutari wongera kuduhuza tuzagushimira ariko benshi bamenye ko imigisha bahaye ari ukugira ngo ubahireke kuri Imana ikora ibitangaza ariko kandi nanone bayirindishe kubaha no kugukunda bagira umunsi baguha bagira igihe baguha bagukorere ko bizatubongerera andi mahirwe yo kwishima urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu amen.